Rero bakunze basamuzo timbanje kubasuza nizera ko meze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo ukweze kubona amakuru ku gihe. Nyamagabe umusore ari gushakishwa akekwaho kwica umubyeyi w'imyaka 55 agatoroka. Lazaro Sahinkuye imyaka 23 mu mudugudu wa Gitwa Kagari ka Karambo umurenge wa Kibiriza akarere ka Nyamagabe ari gushakishwa ngo abazwe iby'urupfu rw'umukecuru witwa Bernadette Mukanyangezi w'imyaka 55 akekwaho kwica mu masambiri z'igitondo cyo kuri uyu wa 15 gushyingura 24. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibirizi Philibert w'amahoro yavuze ko uwo musore akekwaho kwica uwo mubyeyi wasanzwe mu murima yapfuye atemwe ku jisho nyuma y'uko yashatse gutema n'umuhungu we w'imyaka 17. Yagize ati Mukanyangezi yari mu murima uri haruguru y'urugo ariho atera imbuto ari naho uwamwishe yamusanze. Umuhungu wa nyakwigendera yahuriye na Sahinkuye hafi y'irembo ry'iwabo afite umuhoro mu ntoki aramusuhuza ariko asa n'ufite ubwoba. Binjirana mu rugo bavugana hanyuma ashaka kumutema avuga ko nyina yamuhemukiye. Wa musore ngo bagundaguranyaza kumucika agenda yiruka anatabaza hanyuma bari hafi aho barahurura ariko umusore yitegereje abona mu bahuruye nyina atarimo kandi nawe yagombaga kuba ahari cyane ko bari hafi y'iwabo kandi yari n'umukuru w'umudugudu batuyemo. Yagiye kureba aho yari yamusize abagara asanga yapfuye atemwe ku jisho ari naho bahereye bakeka ko uwashatse kumwica ari nawe wishe nyina. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye mu butumwa bugufi kuri telefone yavuze ko Sahinkuye ari gushakishwa ngo ashyikirizwe ubutabera. Yagize ati polisi yatangiye kumushakisha kugira ngo afatwe ashyikirizwe ubutabera. Iperereza ryatangiye umurambo wa nyakwigendera woherejwe ku bitaro bya Kigeme. Polisi kandi yihanganishije umuryango n'inshuti za nyakwigendera inizeza abaturage ko wakoze icyaha afatwa kuko nta mugizi wa nabi uko yaba ameze kose wakwibwira ko yacika ngo abure. Rero natwe twifuriza iruhuko ridashira uyu mubyeyi witabye Imana twihanganisha n'imiryango ye. Kandi ikindi kintu nk'abantu b'Abanyarwanda ntago dukwiye kugira izi ndangagaciro mbi gutya ku buryo wakwifata ukaba watema umuntu w'umukecuru ukakugeza naho umwishe habaye hari n'icyo mupfa. Kandi banadushishikariza kwegera inzego zibishinzwe zitwegereye zikaba zakemura ibibazo dufitanye bitagombye kugeraho umuntu abura ubuzima. Rero yanga akaba arakumwanya cyo kucyasamuzo TV. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.